Handitswe ibitabo byinshi ndetse na za filime bigaruka kuri ibi bintu, ariko magingo aya impaka, urujijo no gushoberwa biracyari byose mu madini atandukanye. Madamu Elena G. White, umwanditsi ukomeye umunyamerika wazanye ivugurura rikomeye, akaba ari we washinze idini ry'Abadiventiste kandi wanditse ibitabo byinshi, yavutse ku wa 26 Ugushyingo 1827 i Gorham muri leta ya Maine muri leta zunze ubumwe za Amerika. Yapfuye ku wa 16 Nyakanga 1915 i St. Helena muri California. Niwe wazanye impinduramatwara ku birebana n'uko abantu benshi bumva ibisobanuro by'iyi mibare 666, maze bitera impaka hafi gukorwa n'isoni ku wabitangije no ku idini yashinze ry'Abadiventiste mu munsi wa karindwi. Byatangiye Abadiventiste bagendera ku bisobanuro bya Madamu Elena G. White, bigisha ko umubare 666 n'ibisobanuro byabo byose ngo ni papa, ariko biza kurangira Madamu Elena G. White ari we kimenyetso cy'inyamaswa, bitaba ibyo papa akaba umwere. Muri iki kiganiro ngiye kubwira andi makuru utigeze ubwirwa. Muhaye ikaze muri iki kiganiro. Niba uri mushya kuri channel yacu, kora subscribe kandi ufungure inzogera niyo nkunga yawe. Kora like niba ukunze ibyo dukora kandi ujye muri comment uduhe igitekerezo. Tugaruke mu ngingo twatangiriyeho. Umubare 666 ni iki dukurikije ibitekerezo bya Elena G. White kimwe n'abandi bigisha bo mu gihe cye, ndetse umubare ufite ibihe bisobanuro muri iki gihe. Mu bibwiriza bya Elena G. White na Felix Manaro, undi mwigisha wari ukomeye mu bihe bye mu bijyanye no gusobanura Bibiliya, bose bifatiye ku gahanga abapapa ba Kiliziya Gatolika ngo niwe nyamaswa ivugwa mu byahishuwe ifite umubare 666. Ikimenyetso batanze mu bibwiriza byabo nuko ngo papa yambara ingofero yanditseho ngo Vicarius Filii Dei, amagambo y'ikilatini asobanura ngo uhagarariye umwana w'Imana. Inyuguti zigize ayo magambo Vicarius Filii Dei ahinduka umubare 666 iyo ubaze ko buri nyuguti ifite umubare bingana mu kiromani. Ku rundi ruhande, abarwanira ishyaka Kiliziya barabihakana, kuko kuri bo ayo magambo siko ngo yanditse ku ngofero ya papa, ahubwo handitswe ngo Vicarius Christi, bivuze uhagarariye Kristo. Ikindi bongeraho nuko intumwa Yohana yandika ibyahishuwe ibyo yerekeye Patmos yabyanditse mu rurimi rw'ikigiriki rwakoreshwaga na rubanda, ururimi bitaga Koine. Bati ntago Yohana yavuze ibya 666 mu kilatini. Igitekerezo bahero bavuga ko Elena G. White na Felix Manaro bakoze imibare itari mu ubwenge na buke, bagamije kwangisha abantu Kiliziya Gatolika nabo batiretse. Dore uko babara iyo mibare. Ya nteruro Vicarius Filii Dei, inyuguti V mu kiromani ihinduka 5, I ihinduka 1, C ihinduka 100, A na R bikabara 0, I ikabara 1, U cyangwa V ikabara 5, S ikabara 0. Iryo jambo rya mbere ryose inyuguti zirigize imibare rivamo ni 112. Naho Filii F ibara 0, I ikabara 1, R ni 50 mu kiromani, I ikabara 1, indi I ikabara 1. Izo nyuguti zombi zigatanga imibare 53. Ijambo rya gatatu ni Dei, D ibara 500 mu kiromani, E ikabara 0, naho I ikabara 1, byombi bikaba 501. Ufashe inyuguti Vicarius Filii Dei n'imibare irivamo yose ukayiteranya iba 666. Nguko Elena G. White na Felix Manaro mugenzi we basobanuraga ibyo bintu, bakagira ngo nibo bazi ubwenge bonyine. Abarwaniraga ishyaka Kiliziya Gatolika n'abandi bantu b'incabwenge bashishikazwaga n'ijambo ry'Imana, ntago barose, ahubwo nabo barahagurutse nk'abavuye mu iyerekwa, maze bashinza Elena G. White na Felix Manaro ko ari bo Antikristo kandi ko ari bo nyamaswa ifite umubare 666. Nabo amazina yabo byaje kugaragara ko ari mu ubwira ubuhanitse, aho nabinyuguti ziyagize mu kiromani ahuza neza n'umubare w'inyamaswa ivugwa mu byahishuwe. Amazina ya Elena G. White mu kilatini dore ukuntu nawe inyuguti ziyagize zihinduka 666. Ibi byabaye impaka zikomeye mu myaka ikinyejana kirenga. Muri Amerika, mu Burayi n'ahandi, Abadiventiste bageze iyo batangiraga inyigisho igaruka ku ngofero ya papa, bacecekeshwaga n'abababwiraga ko nabo mwigisha wabo fondateur Elena G. White ko nawe izina rye ari umubare 666, kandi ko niba papa ari we nyamaswa ivugwa mu byahishuwe ifite umubare 666, bati Elena G. White ni mushiki we kandi basangiye imikorere n'icengezamatwara. Bati keretse kumwe yanyuze iburyo undi akanyura ibumoso. Bakongeraho bati ibyo murimo byose mumenye ko inzira zose zigana i Roma. Nta papa nta Elena G. White. Amazina ye Ellen G. White, inyuguti ziyagize nituzibara mu kiromani, E ibara 0, R ikabara 50,
iri ya kabiri ikabara 50, e na n bikabara 00, maze izina rye Ellen rikagira inyuguti zihuye n'imibare ingana n'ijana. Izina rya kabiri J ibara 0, O ikabara 0, naho U ari hinduka V nayo ikabara 5, R ibara 50, D ikabara 500. Wateranya inyuguti n'imibare igize iryo zina rya kabiri bikaba 555, naho izina White double V bivamo 10 kuko V imwe ibara 5, H cyangwa H iba 0, I iba 1, T iba 0 na E ikaba 0, maze izina rye White mu kiromani inyuguti zirigize zikavamo 11. Iyo biteranyije neza inyuguti zigize amazina Ellen Gold White nabyo bingana na 666. Bidatinze abaharaniraga kumvikanisha ko ubupapa butagomba kwibasirwa n'izi nyigisho zirimo guca ibintu muri Amerika no mu Burayi badukiriye undi mwigisha wari urutyaye mu kwigisha ko papa ari we nyamaswa yo mu byahishuwe yitwaga Felix Manalo. Izina rye ukize mu Cyesipanyol ni Felix Vencedor. Inyuguti zigize iryo zina dore uko naryo rihinduka 666. Nanone amazina ye iyo iribanza Felix urishyize mu Kigiriki ukabara inyuguti zirigize mu Kiromani ringana na 605. Wafata iryo zina Felix ukongera ukabara inyuguti zirigize mu Kiromani bingana n'umubare 61, byombi wabiteranya bikaba 666. Tugarutse ku izina Felix Vencedor, Felix F ibara 0, E ibara 0, ariko R ibara 50, I ikabara 1, X ikabara 10. Ubwo mu izina Felix harimo 50, 1 n'10, naho Vencedor V ibara 5, E ibara 0, N ikabara 0, C ibara 100, E ibara 0, D ibara 500, O na R bisoza bikabara 00. Wateranya iyo mibare yombi nkuko bigaragara ku ifoto nabyo bikabyara 666. Nguko intambara yo gucecekesha abadivantiste yarangiye, ariko kandi baracyabyizera gutyo mu gihe abarwanya nabo babashinza ku izina rya fondateri wabo Madame Ellen Gold White kimwe na papa bose amazina yabo ngo ahura n'izina ry'inyamaswa ivugwa mu byahishuwe. Abavugira Kiliziya Gatolika nabo bakirengera bagira bati ku ngofero ya papa ntago handitse Vicarius Filii Dei ahubwo handitse Vicarius Christi. Ingingo ijya kubagira bere muri izi mpaka. Wowe ufite ibihe bisobanuro twandikira uduhe ibitekerezo kuri WhatsApp yacu 0728 562879. Niba uri mushya kuri channel yacu kora subscribe kandi ufungure inzogera niyo nkunga yawe. Kore like niba ukunze ibyo dukora kandi ujye muri comment uduhe igitekerezo. Mu gusoza, Ellen Gold White ni muntu ki? Madame Ellen Gold White, umwanditsi ukomeye, umunyamerika wazanye ivugurura rikomeye, akaba washinze idini ry'Abadventiste, yanditse ibitabo byinshi. Yavutse ku 26 Ugushyingo 1827 i Gorham muri leta ya Maine. Yapfuye ku 16 Nyakanga 1915 i St. Helens muri California ku myaka 88. Niyo wazanye impinduramatwara ku birebana nuko abantu benshi bumva ibisobanuro by'iyi mibare. Yavutse nk'abandi ariko afite imyaka 9, yagize impanuka, yakomerekejwe bikomeye n'ibuye mu mutwe kandi ihungabana byamuteye byatumye yiyegurira ibyo gusenga cyane kubera ko yumvaga ko ubuzima bwe bugiye kurangira. Yifuza ko niyo yapfa nyuma y'urupfu azigira mu ijuru. Hagati aho amasengesho n'ibikorwa by'idini byamufashaga kutitekerezaho kubera ko yabaga hugiye mu gusenga, kwiyiriza no kwiga ibyerekeye Imana. Uko yagendaga akura yiyumvishemo impano zo gufasha abandi binyuriye mu bikorwa, kwigisha no guhanura. Kimwe n'abandi bantu bakomeye mu isi batoranijwe n'Imana, nawe umwe mu bagize umuryango we wa bugufi yavuze ko ubuzima bwe bwose yagize amabonekerwa menshi. Bivugwa ko yabonekewe bwa mbere afite imyaka 17 mu Kuboza ku 1844, bikaba byarabaye imbarutso y'amateka yamuranze mu gihe cy'imyaka 70 yakurikiyeho. Bivugwa ko mu buzima bwe bwose yagize amabonekerwa asaga 2000 akubiyemo n'inzozi. Inkuru zikuye mu mabonekerwa yose yagize ntago zanditswe, nubwo yemezaga ko yabaga yahawe ubutumwa buturuka ku Mana. Amaze kugira imyaka 19 yashingiranywe na Pastor James White mu mwaka w'1846. Ubuzima bwe bwajemo umuryango ariko akomeza inshingano ze zo kwigisha. Umurage ukomeye yasize nuko ari washinze idini ry'Abadventiste, izina bafashe mu 1860, akaba umwanditsi w'indashyikirwa wanditse ibitabo birenga 40 kandi inyandiko ze zigasohoka mu binyamakuru birenga 5000.
Hirya yo gusenga n'ibikorwa byo kwibuka Imana, yiteye cyane ku bifitanye isano n'ubuzima, maze yagura muri we igitekerezo cyo kuvura no gusana umubiri hifashishwa ibikomoka ku bimera n'isuku kuruta imiti yo kwa muganga, kandi atera inkunga ishingwa ry'ikigo nderabuzima n'ibitaro by'ikigo cya kaminuza ya Loma Linda University Medical Center. Mu magambo ye imbere y'abakire n'abanyapolitiki, yashishikarije abantu gushinga amashuri na za kaminuza ku isi. Ingingo ifitanye isano no kubaho Abadiventiste bakandagije ikirenge bazana iyobokamana ariko bagateza imbere uburezi n'ubuvuzi. N'ubu mu Rwanda ushobora kubona ibikorwa byabo nk'ibigo by'amashuri na kaminuza. Ikinyamakuru Smithsonian cyavuze ko Ellen G. White ari umwe mu bantu 100 bakomeye mu isi kandi ibihe byose. Nibyo koko, dore n'ubu niwe turi kuvuga. Muri make yitwa umwanditsi, umuhanuzikazi n'uwashinze idini ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Haba hari igitekerezo ugeze kuri iki kiganiro, byandikiye muri comment, kora subscribe kandi ufungure inzogera, ukora like niba ukunze ibyo dukora, maze ujye muri comment uduhe igitekerezo cyangwa tubaze ikibazo tuzasubiza ubutaha. Mbasezeyeho naho mu kanya mu kindi kiganiro.